ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana ko yongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo, namwe kandi tubashimire mwagize neza nyine kubana natwe kuri channel yanjye. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi aho ngeze ni ukuri ndabibashimiye, mwarakoze. Ndamutse nkoze icyigisho nkagishyiraho ntihagire umuntu ugikurikirana, mu by'ukuri byanca intege, ariko iyo nkoze icyigisho nkagishyiraho nkabona kirakurikiranwa n'abantu bangana kuriya, nkabona abantu baranyandikira, binezeza umutima wanjye, bikampa imbaraga zo gukomeza gusenga no kubwira Imana ngo Mana komeza umpe ibifasha imitima y'abantu. Ntimushobora kumva uburyo nshimishwa nyine no kubona komanteri zanyu munyandikira mumbwira courage, imitima yacu irabohoka. Mpita mvuga nti Uwiteka ubishimirwe, kuko ngiye ntacyo nakora cyabohora umutima w'umuntu, ariko Pawulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero ndabakunda mu izina rya Yesu, ndabasengera, mpora mbifuriza ibyiza, kandi ndabizi ko Imana izatugeza kure. Ndabizi ko Imana izatugeza kure, ndabizi uko munyifuriza ibyiza nanjye niko mpora mbibifuriza. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri kwizerwa kandi uri kwiringirwa. Nta yindi Imana ihwanye nawe, ntayiriho, ntayizaboneka uretse wowe. Ushimirwe kubw'umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere tuganire ijambo ryawe. Aho umugisha ubwoko bwawe, abarafi ndetse n'abari kure bahabwa umugisha, abatwifuriza ibyiza, abadusengera, abadushyigikira nibahabwa umugisha. Kandi nanjye ukomeze ushoboze umpa imbaraga zo gukora umurimo wawe neza. Ijambo ryawe riherekeze kuri cyo ritumye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome muri Yesaya ibice 54, turasoma duhereye ku murongo wa 10. Haravuga ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni Uwiteka kugirira ibambe avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazisingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko gisubizo babateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore n'igihe mu mucuzi nkavugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibi ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uku niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana nshyize ku mutima. Numvishe Uwiteka hari icyo ambwiye kuza kukubwira. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo agiye kukurenganura imbere y'abakurenganyaga. Imana igiye kukurenganura imbere y'abakurenganyaga. Kabiri, hirya yo kukurenganura imbere y'abakurenganyaga, yambwiye ngo nkubwire ngo nta ntwaro kandi bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Agiye kukurenganura imbere y'abakurenganya. Narangiza, nubwo abakurenganya bagihari, nubwo abakurenganya bakigambira kukurenganya, ariko yambwiye nkubwire ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Kuko abakurenganyaga Imana yabagukuye imbere, yabagukuye mu biganza, reka mbabwize ukuri, hari ukuntu umuntu arenganya undi kandi akarengana, akamurenganya bikemera. Ariko yakunyonge ngo wowe urengana, Imana ije kukurenganura. Hari ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Hari akarengane wahuye nako, umwanzi yarakurenganyije, ariko Imana yambwiye ngo utangarize ngo ije kukurenganura, kandi nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara.
Bibiliya iravuze ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho. Hari imisozi yari gushyizwa imbere, hari imisozi yari ikuri imbere, ariko Imana igiye gukuraho imisozi ikureho n'udusozi. Iyo misozi ituma utageraho wagambiriye kugera, utwo dusozi tukuca intege kugira ngo udakomeza kugenda. Imana yavuze ngo igiye gukuraho imisozi n'udusozi. Nimvuga imisozi n'udusozi, wumve bya bintu bikubangamira, wumve bya bintu bikwitambika imbere, wumve bya bintu bikubuza kugera mu kazi, bikubuza kwinjira mu rugo. Hari imisozi n'udusozi Imana igiye gukuraho. Yigeze ibwira iravuga ngo wa musozi wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Hari ibintu Imana igiye gukuraho, hari imisozi Imana igiye gukuraho, hari udusozi Imana duhinduke nk'ikibaya imbere yawe, utambukira ahantu haringaniye. Hari igihe umuntu akubera nk'agasozi, ndababwiza uko, hari igihe umuntu akubera nk'agasozi, hari igihe umuntu akubera nk'umusozi neza neza, akakubera imbogamizi yo kwaguka, akakubera imbogamizi yo gutera, akakubera gasozi mu kazi, akakubera gasozi aho akakubera muri quartier, akakubera gasozi. Ariko ijambo ryavuze ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Hari ibintu bigiye gukurwa, ariko nanejejwe n'iri jambo, imbabazi zo ntizizakurwaho, n'isezerano ntirizakurwaho. Ibyo ni iby'Imana itazakuraho ku buzima bwawe. Imbabazi zizaguhoraho, isezerano rizakomeza, udusozi n'imisozi tugiye kuvanwaho, ngo ariko imbabazi z'Uwiteka ntizizakurwaho, n'isezerano ntirizakurwaho. Haleluya. 11 ntavuze ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inku y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Yewe urengana, yewe warenganaga ntuhumurizwe. Uwiteka arakurenganuye, kandi akurenganuye imbere y'abakurenganyaga. None ngo amabuye yawe azayateraho amabuye. Hari ibintu Imana igiye gukora binezeza, ku buryo umuntu azajya bireba akabona anejejwe n'ibyo bintu Imana. Hari ukuntu Imana igira umuntu neza, nawe wabyumva, nawe wabona ko bangukwe igenda Imana yakugiriye neza. Ejo bwo nahuye n'umukozi w'Imana, ni inshuti yanjye, twahirukanaga kera. Nari ndi ku cyapa ntegereje gutega moto, nari ndi hakurya y'umuhanda. Nta nubwo aho nari ntegiye ari mu cyerekezo cy'aho nari kujya, arambona avuza amahoro, aransuhuza, akata imodoka, arazamba ati ese uragenda? Abwira ngiye aha, ati nari ngiye aha ariko reka nkumpa kugeze nta kibazo. Ntese byagiye, arambwira ati Imana yangiriye neza, ubu ntago nkigenda na moto uzi Imana, kandi nta gihe cyari gishize tutabona, ntago ari kinini. Afite imodoka nziza, numvisha umutima wanjye unejejwe, mbona icyo Imana yamugiriye kiranejeje. Yewe urengana ntuhumurizwe, Imana igiye kukugirira neza. Amabuye yawe izayateraho amabuye amabara anezeza. Hari ibintu Imana igiye gukora, abantu bajye babireba banezezwe n'ibyo Imana yagukoreye. Hari ibintu Imana igiye bajye bashimishwa nabyo. Hirya yo kurenganurwa n'Imana, igiye gukora ibintu binezeza ubuzima bwawe, n'abazabibona bazanezezwe n'ibyo bintu Imana yagukoreye. Cumi na kabiri akavuga ngo iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha safiro, nzarushingisha amabuye anezeza. Ibi ni ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe hirya yo kukurenganura. Yavuze ngo igiye kukurenganura nirangiza ihe gasopo abacura intwaro zo kurwanya. Reka mbibutse ko ikintu Imana ikoze, ikintu Imana yubatse iranakirinda. Iyo Imana itanze urugo iranarurinda, iyo Imana itanze ubushyira iranarurinda. Yavuze ngo hirya yo kukurenganura igiye gukora ibinezeza umutima wawe, igiye kubaka ibintu bikomeye kandi bisa neza, bizajya bigaragarira amaso ya buri umwe wese akamenya ko ari Imana yabikoze. Imana iraguha akazi ku buryo abantu bazamenya ko ari Imana ikaguhaye. Irakubakira urugo ku buryo ngo ni urugo rwubatswe n'Uwiteka. Igiye gukora ibintu bitazagirwaho impaka,
bazamenya ko ari ukuboko kw'Imana kwagize gute kwabikoze. 13 ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Bazigishwa n'Uwiteka kandi nyuma yo kwiga bazagira amahoro menshi. Ntabwo Imana izakora ibintu igice. Imana ishimwe, ntabwo Imana yakwigisha abana ngo babura amahoro. Bazigishwa n'Uwiteka kandi ngo nyuma bazagira amahoro menshi. Niba hari ikintu cya mbere kitaboneka ku isi gitangwa n'Imana, ni amahoro. Amahoro atangwa n'Imana. Amahoro atangwa n'Imana. Ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe. Ni ukuri pe, isi ishobora kuguha umutekano wuzuye. Isi yaguha umutekano ku buryo nta wagiye. Turashimira Imana ko mu Rwanda dufite umutekano rwose pe. Leta y'u Rwanda ihabwa umugisha, abashinzwe umutekano bahabwa umugisha. Tuguwe neza, dufite umutekano wuzuye. Ariko ushobora kuba ufite umutekano wuzuye udafite amahoro. Amahoro atangwa n'Imana yonyine. Reka babwire, Imana ikomeze iturindire igihugu cyacu, ikomeze iduhere ubushobozi, ubuyobozi bwacu, ikomeze irinde igihugu cyacu kigira umutekano. Ariko reka babwize ukuri, Imana ishimwe ko dufite umutekano kandi twaba dufite n'amahoro. Amahoro atangwa n'Imana. Yavuze ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro yuzuye. Ushobora kugira umutekano ukarara udasinzire kandi wakubuje gusinzira kubera iki? Ufite umutekano ariko nta mahoro. Ngo amahoro Yesu atanga, amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero kandi ntarondoreka. Haleluya. Ngo ajya ahumuriza. Amahoro kwifurije kugira amahoro yuzuye. Yavuze ngo abana bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Bene da, watura muri etaje ukagira security, ukagira amakamera, umutekano ukaba wuzuye, ukajya urebera ibibera mu rugo rwawe kuri telefone. Iterambere ryaraje, ukamenya abaje iwawe rwose, ukaba ufite umutekano wose wuzuye w'iwawe. Ariko wajya kurara muri yanzu ukarara udasinzire, hari cyakubujije amahoro. Birashoboka. Bene da, Imana itanga amahoro. Imana itanga amahoro. Imana itanga amahoro. Imana iravuze ngo hirya y'uko izatanga umugisha wo kwigishwa kw'abana bacu, ngo izabaha n'amahoro yuzuye. Izabaha n'amahoro. Mama munteze amatwi, mwifurije amahoro yuzuye. Mupapa unteze amatwi, nkufurije amahoro. Musore mbifurije amahoro. Hirya y'ibyo Imana igiye gukura izaduhamo n'amahoro. Umuntu ashobora kuba ari kugenda mu modoka nziza rwose, ariko amahoro yabuze, akagenda yivugisha kubera amahoro. Umuntu ashobora kurenga hataha kubera ko nta mahoro afite mu mutima. Ushobora gutegura ameza rwose, bagategura ibishoboka byose, wagera ku meza kubera nta mahoro nturye, ukajya kuryama utariye kubera nta mahoro. Ariko ndashimira Imana, iyo igiye kuturenganura igiye kuduha amahoro. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko hari amahoro igiye kuguha atemba nk'uruzi. Ugiye kugira amahoro menshi, ugiye kugira amahoro menshi. Uzi ko umuntu ufite amahoro, niyo abagenda n'amaguru afite amahoro, abaruta wa muntu uri mu modoka ariko udafite amahoro. Uzi ko umuntu warariye imvange afite amahoro, abaruta umuntu wateguriwe ameza yuzuye ariko nta mahoro. Uzi ko umuntu uryamye kuri simple afite amahoro, asinzira neza kuruta umuntu uryamye kuri matera imeze gute adafite amahoro. Uzi ko umuntu ajya mu buriri bwiza nta mahoro akabura ibitotsi. Amahoro. Ndashima Yesu yuko hirya yo kuturenganura agiye no kuduha amahoro. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzabateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari we wazize. Hirya y'amahoro bazanaterana,
ariko ngo ntabwo Imana izayibatera ngo uzagukoraniraho wese hirya yo kukurenganura, hirya y'amahoro Imana yaguhaye ngo azagwa ari wowe wazize. ndashimira Imana ko hari abantu bagiye guhura n'akaga bazira wowe. We ntusakuze, ntuvugane nabo, ntutongane. Uwiteka wakurengeye, Uwiteka wakurenganuye, Uwiteka waguhaye amahoro, Uwiteka waguhaye amahoro yavuze ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Hari intambara Imana igiye kwirwanira uzibone zararangiye. Reka mbabwire ko burya hadakomera umuntu, ahubwo hakomera igihe hahagazemo. Nubona ukomeye ibana neza n'abadakomeye, kuko igihe uhagazemo gishobora guhinduka kamera nk'abandi. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore nigire mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibi ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Aravuze ngo yaremye umucuzi kandi nta kindi yamuremeye, yamuremeye gucura ibyica, ariko ashoje avuga ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Mwumve rero, Imana irakurenganuye, Imana iguhaye amahoro menshi. Wumve ikindi ikoze, iguhaye na wa mutekano, iguhaye na bwa burinzi twavugaga. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Bategura amarozi ntacyo azagutwara, akagamba ntacyo, icyo bazakoresha cyose irabaretse bategure, ariko ntacyo bizagutwara. Kubera iki? Bwa burinzi bw'Uwiteka, wa murage wabera. Yemwe abari hafi n'abari kure, nubwo ubutumwa nari mbatumweho ngo mbabwire ngo Imana igiye kubarenganura kabiri. Hirya yo kubarenganura, nta ntwaro n'imwe bacuriye kubarwanya izagira ngo n'ururimi rwose ruzahagurukira kukuvuga uzarutsinda. Abazakuvuga nabi bazakorwa n'isoni, abazakubeshyera, abazahimba ibidahari bazakorwa n'isoni, kuko ngo niwo murage wabera. Ariko igikomeye, ibyo byose Imana ivuze uzaba ubifitemo amahoro, uzaba ubifitemo amahoro, kuko amahoro niyo isi idatanga. Bene da ibindi yenda isi yabiguha, ariko ntisi ntiyaguha amahoro. Amahoro ni Imana itanga. Amahoro y'umutima iyo afite ubaho neza, ubaho unyuzwe, uguwe neza, uko ufite amahoro. Kugira amafaranga ntibizana amahoro, kugira amashuri menshi ntibizana amahoro, ye kubyara abana benshi ntibizana amahoro, kugira amamodoka ntibizana amahoro. Utanga amahoro n'umwe, ni Kristo wenyine. Niwe utanga amahoro, niwe utanga amahoro, niwe utanga amahoro. Arakurenganuye, aguhaye amahoro yuzuye, nta ntwaro n'imwe baciye kurwanya izagira ikigutwara. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nari mbatumweho ngo mbabwire ngo Imana irabarenganuye, Imana irakurenganuye. Bene da, hari igihe umuntu arengana ugasanga barakuvuga bakurenganya. Hari n'igihe umuntu yikanwa mu kazi arengana, hari n'abafungwa barengana. Niyo mpamvu nyuma y'imyaka 1, 2, 3, 4 ujya kumva ngo urukiko rusanze ari umwere, basanze yararenganyijwe. Amaze imyaka ingahe umuntu yakurenganya akagutwara n'ibyawe. Ariko hari abantu Imana ije kurenganura, n'ukuri hari abantu Imana ije kurenganura, birukanwe mu kazi bazira ubusa, banyazwe ibya. Hari abantu Imana ije kurenganura. Yewe urengana ugasinda utanyoye, kubera uzi ko ibibazo bituma umuntu amera nk'uwanyoye inzoga neza, ugasinda ukagenda wivugisha neza. Imana ije kurenganura abarengana. Sinzi bikurenganya, sinzi abakurenganya, ariko Imana yabwiye ngo zimabwire ngo ije kurenganura abarengana kabiri, ije gutanga amahoro menshi. Gatatu, abakurwanya nibatuze, ururimi rwose ruzaguhagurukira, uzarutsinda. Nta ntwaro bacuye kurwanya izagira ikigutwara. Bazaruhira ubusa, niko Theo yaririmbye. Bazaruhira ubusa, bazaruhira ubusa. Hakizabuza umugambi w'Imana gusohora, hakizabuza reka mbabwize ukuri, nubwo nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora.
uko yabigambiriye niko bizaba, uko yabitekereje niko bizasohora. nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Nubwo uyu munsi bitameze neza, umugambi w'Imana uzasohora. Nubwo uyu munsi waba urara, umugambi w'Imana uzasohora. Birashoboka ko nawe kwishyura inzu wawe yabuze, ariko nta kizabuza Imana gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Yemwe abari hafi n'abari kure, umugambi w'Imana uzasohora. Nubwo uri kunyura mu bintu bikomeye biruhije ubuzima bwawe, waba uri nkurikiye no kwa muganga, umugambi w'Imana uzasohora. Ni Imana ikiriza no mu rupfu. Ndabihamya ko ari Imana, ndabihamya ko ari Imana, ndabihamya ko ari Imana. Itagira ikinanira, itagira ikivuguruza. Reka mbabwirire jambo, ni Imana yigenga, ikora ibyo ishaka mu gihe ishaka. Nta wayibaza ngo urakora ibiki. Igiye kukugirira neza, ntawe uzayibaza ngo kubera icyo umugiriye neza gute. Ntawe uzayibaza ngo kubera icyo umuhaye umugisha. Ntawe uzayibaza ngo kubera icyo umuzamuye. Ntawe uzayibaza. Ikora ibyo ishatse mu gihe ishatse. Nta wayibaza. Igiye kukugirira neza, igiye kukurenganura. Ibyo ivuze igiye kubikora. Ntawe uzayibaza ngo irimo irakora ibiki. Haleluya. Ndagira ngo dusenge. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Ije kukurenganura, ije kuguha amahoro menshi. Hari abantu bari babuze amahoro, Imana igiye guha amahoro. Hari abantu bararaga badasinzira, Imana ihaye gusinzira. Wari ufite ibituma utagira amahoro, wibaza ngo ejo bizagenda gute, biragenda gute. Imana itanze amahoro menshi. Abana bazigishwa n'Uwiteka, ndi umuhamya wo kubihamya. Nababwiye ko nanjye Imana yankoreye igitangaza. Umwana wanjye w'imfura akabona umuterankunga, kandi Imana yari yarabivuze. Niba yarahereye ku wa mbere, rero n'abandi izabaha abaterankunga, ko yavuze ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka kandi baziga bafite amahoro menshi. Kandi Imana ishimwe. Iyo numvise iri jambo, nibuka ko n'ubundi hari igihe yigeze iturenganura, hari igihe yigeze iturengera, hari igihe yigeze iturwanya intambara tuzi n'izo tutazi. Efeso aravuga ngo ibasha gukora ibita cyane ibyo dusa n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zayo ziri dukoreramo. Bamama, bapapa, basore namwe bakobwa, Imana ije kubarenganura kandi ije kubaha amahoro menshi. Kandi ururimi rwose ruzabahagurukira uzarutsinda. Izakurinda amajya n'amaza. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Uwiteka azajya kubera amaso, azajya kubera aho utari, azajya aburizamo iyo migambi, azajya bipfubya bitarasohora. Yavuze ngo bazaterana, ariko sinjye uzabateranyije. Bazaza banyuze mu nzira imwe, batatanyirize mu nzira zirindwi. Ibyo ni byo Imana igiye kugiye gukora, kandi koko yarabikoze. Dawidi yavuze ngo yaba Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ngo abisha baduhagurukiraga baratumize bunguri, ariko ngo hashimwe Uwiteka. Uwakoze ibyo rero yamwemeze ngo agiye kukurenganura. N'ibindi byose ntavuze umwuka waragambiriye gukora, agiye kubikora ku buzima bwawe. Reka dusenge dushimira Imana. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze ibagure, Imana ikomeze bashyigikire, ibageza kure aho mutatisha mutigeze mwibwira, ihabageze kuko ari umugambi wayo kandi mwiza. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri uwo kwizerwa kandi uri uwo kwiringirwa. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe, uriherekeze rikore icyo waritumye. Tujya tubona abatwandikira batubwira ko ryahumurije imitima yabo, rukomeze ubikore kuyubahisha. Twe tuvuga icyo waduhaye kuvuga, Umwuka wera niwe uriherekeza maze akarikoresha icyo yagambiriye kurikoresha. Aho umugisha abantu bose badukurikirana, aho umugisha abantu bose babana natwe, abafite ibyifuzo ndabisengeye, abarwayi bakize, abashonje bagaburira, abafite amadeni bishyura amadeni, abafite abarwayi ubakure kwa muganga, yewe n'abadukurikiye bari kwa muganga n'imbaraga zawe zibakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite amadeni barinde guterezwa za cyamunara, kuko Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Himbazwa n'amahanga yose, sengeye buri cyifuzo cyose cy'umuntu dukurikirana kugira ngo gisubizwe nawe. Sinabirondora, ariko uzi byose kandi umenya byose, kandi ngo ubihamagaye birakwitaba. Reka tuzumve ubuhamya n'amashimwe by'uko gusenga kwacu kwaremye ishimwe mu mitima yabo tubana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, akira kurenganurwa n'Imana, amen.